mu rubanza rwabaye tariki ya 13 y'ukwezi kwa munani. Urubanza rwarimo ruragwamo bamwe mu bakekwaho ibyaha byo gukoresha nabi umutungo wa leta, harimo abanyamakuru, abasirikare n'abandi benshi cyane bari muri urwo rubanza rwabereye mu rukiko rwa gisirikare ku itariki ya 13. Ubwo ni kuwa gatatu ejo hashize. Urubanza rurimo Rugaju Regan, Ishimwe Ricard n'abandi benshi cyane nyine, ariko abamenyekanye cyane ni abo ngabo batatu: Rugaju Regan, Ishimwe Ricard ndetse na Biganiro Anta. Abo impamvu bamenyekanye ni imwe nta yindi, ni uko ari abanyamakuru basanzwe bakora ku bitangazamakuru bikomeye, bavuzwe cyane. Wajya no kureba ugasanga ni ahantu bari bakwiriye guhurira n'iyo diro y'iryogerezwa ry'ayo mafaranga menshi cyane. Rero mu rubanza rwabo burya hari ibintu byinshi tutamenye cyangwa se tutari twavuze cyangwa se mutari mwabwiwe, byabaye hagati mu rukiko ubwo bari barimo basomerwa inkuru zitangaje. Gusa abagabo batari bazi cyangwa se ibintu byinshi byari bihishwe mu mategeko, nta guhisha kuba guhari. Umushinjacyaha gusomera umwirondoro kagukubita hariya kabisa ku buryo ubwo nyine duhita tukamenya uriwe neza. So uyu munsi rero tugiye kuganira bimwe mu bitaravuzwe cyangwa se mu byo tutari twababwiye, ariko twari twababwiye neza ko turi bugaruke tubabwira ibyo ari byo, tubabwira uko byagenze mu gihe bategereje umunsi wo gusomerwa ku bari buburane bataha, cyangwa se abamara cyangwa se abahabwa iminsi 30 bafunzwe bari gukurikiranwa, cyangwa se n'abazajya bakurikiranwa ariko bitahira iwabo. Mu gihe batarasomerwa, reka tubabwira n'ibi ngibi, ibi nabyo mutari mwumvishe neza, cyane cyane ku myirondoro y'abari abagabo. Ndakeka mutari muzi ko Biganiro Anta ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda ari nacyo yakozemo igihe kinini, nyuma y'uko abonye visa akegera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu umutungo we n'amafaranga yose afite, habe keretse indangamuntu cyangwa se wenda indi yakoreshaga yanditseho Rwanda gusa, nta kindi kintu Biganiro Anta yari asigaranye mu Rwanda mbere y'uko afatwa. Ni ukuvuga ko rero yari afite andi makuru menshi cyane, cyangwa se aricyo yari abizi. Reka dukomeze, uri kukande subscribe niba uri mushyashya hano hantu, ubundi tubinyuremo neza. Ngiye muri kumva nitwa Medal. So ejo rero byari bicika, amafoto ntago yaremerewe gufatwa, amashusho ntago byari byemewe, yewe n'amajwi. Icyashobokaga ni ukugenda wo kumva, waba uri ukora inkuru ukaza. Ndakeka mwarabonye ibiganiro byinshi ngo live ku rukiko, yego amakamera yarashinze hanze, ariko hanze nabwo asohotse mu rukiko, abagerageje gufata amakuru yose bayafatiye hanze y'urukiko. So mu rukiko rero imbere hari byinshi byavugiwe, kuko abahamagazwaga baburanwa bo ni benshi, abagera kuri 20. Ni abantu benshi cyane. Uburana yabaga afite iminota mikeya, bari bari kumwe n'abavoka babo. Ibintu byanahagurikije impaka nyinshi cyane mu bitangazamakuru byinshi. Nyuma y'uko urubanza ariko rujyanwe imbere mu muhezo, abanyamakuru bakibaza impamvu ababuranishwa bajyanwa imbere mu muhezo. Ibintu bitari kumvikana nyine, ariko nanone ubwo impamvu zikaba zari zihari. Abanyamakuru benshi ndetse n'ababurana akaba barasabaga ko rwashyirwa ku karubanda mu baturage rukaburanishwa, ariko amategeko afite ibyo agena ku bari kuburanira mu nkiko za gisirikare. So ejo rero mu myirondoro bagize gutya, bahamagara Ishimwe Ricard, bamuha umwirondoro we wose barawumuha, ariko baza kumwita ko ari ingaragu. Mu makuru azwi neza nuko Ishimwe Ricard afite umuryango, nako kanya yahise anabihakana, ahita avuga ati hoya, Ishimwe Ricard ntago ndi ingaragu, mfite umuryango wanjye, mfite umugore tubana. Ariko ubwo kubera ko atanditse mu mategeko, ako nako kateje impaka. Ni utuntu tuba twarabereyemo imbere abantu baba batarumvishe. Kuba umuntu afunze cyangwa se ari kubazwa n'umushinjacyaha, ntago gusomera umwirondoro utari uwa nyawo ukabure kuwusubiza. Ubwo akibaza ni gute Ricard afite umuryango ariko ukaba utanditse mu mategeko, ndetse n'uburyo yabihakanye imbere y'umushinjacyaha ndetse n'umucamanza.
runo urukiko bari barimo baburaniramo. Akandi kantu katangaje abantu batari bazi ni akantu kuko ibiganiro Anta kugeza aka kanya ngo nta mutungo n'umwe n'inkweto zo kwambara ze zaba zisigaye mu Rwanda. Nuvuga ngo ibiganiro Anta ashobora kuba yaramenye iyi gahunda kare cyane, ubundi agafata umwanya akagurisha utwe twose, yaba inzu yaba n'iki, akantu kose yaba yarafite mu Rwanda, cyangwa se akaba yarakoze nomination, dore ko yagiye kugezwa mu rukiko ari nta kintu na kimwe kikimwanditseho afite ku butaka bw'u Rwanda. So rero yahawe umwirondoro we, arabazwa neza, amaze kumva umwirondoro we, ariko urukiko mu iperereza ryakoze risanga ibiganiro Anta nta kantu na kamwe afite kamwanditseho. Niko kumubaza ati rero ibiganiro Anta ese nuhe mutungo ufite, utunze iki? Mu magambo ye atuje kwa kunda bari kwisekera ati ntacyo. Biratangaje kubona umuntu ajya mu urukiko rukabura akantu na gatoya keretse umuryango we cyangwa se indangamuntu ye, n'ubundi ibiganiro Anta ngo nta kantu na kamwe ke k'umutungo kari gasigaye ku butaka bw'u Rwanda. Bikekwa ko byose yari yaramaze kubitanga cyangwa se kubigurisha mbere y'uko iyi nkundura iba. Ntabwo wamenya aho yari yaravanye amakuru, ariko sinavuga ngo yari ikengeye cyangwa se yagize ubwenge, ntawamenya. Hari n'igihe wenda n'icyaha kitazamuhama kuko aracyari mu igeragezwa mu bushinjacyaha, ariko nawe aracyaburana kuko ubwo burenganzira bufite nk'ufunzwe. Undi makuru rero yatangaje abantu ataranavuzweho rumwe kuko n'uwo yabwiwe nawe yahisemo kubihakana. Ni inkuru ya Rugaju Regan cyangwa se Ndayishimiye Regan, amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi Ndayishimiye Regan, ubundi Rugaju akaba ari akazina kagatazirano nk'uko akunda kubivuga. Umukoci, umunyamakuru, umusesenguzi mu bigendanye na siporo w'umuhanga cyane kuri RBA. So rero Rugaju ejo yasomewe umwirondoro, abantu bipfuka mu maso, wabaza ngo byagenze gute. Yasomeye amazina ye Ndayishimiye Regan, abenshi ubwo bari bazi Rugaju Regan, barumirwa bumvuga ko yitwa Rugaju. Icyo nicyo cya mbere cyatangaje bamwe, bamubwira umwirondoro we wose, ababyeyi, status ye yose bayishyira hasi, ariko baramubwira ngo ufite abana batatu. Abana batatu ubwo ni ukuvuga ngo nibo bana bamwanditseho mu mategeko. Rugaju Regan nta guca ku ruhande, nta kujijinganya, nta n'impaka zije mati oya. Ugahita wibaza ngo ese ni gute izo nzego zaba zaribeshye mu gukusanya amakuru no kuyegeranya zikagera kwa Rugaju Regan abana batatu? Ese kuki Rugaju Regan we yaba yarahisemo guhakana abana be batatu bamwanditseho, kuko mwirangamimerere ubwo bamwanditse ari batatu, ariko Regan we ibyo ntabwo bikozwe. So n'ibindi byinshi cyane biba byarabaye, ariko inkuru ziba zaratangaje cyane ku munsi w'ejo nizo ngizo zitakunzwe kuvugaho cyane, ariko abantu je batashye bibaza ese ni gute Rugaju ashobora guhakana abana be batatu? Ese koko aya makuru aba ari ay'ukuri? Wakoze ubwo bushakashatsi cyangwa se wamukoreye iyo dosiye akamushyiraho ndetse akanagaragaza status ye ko afite abana batatu, we aya makuru yakuye he? Ariko nta gushidikanya ko amakuru muri database aba arimo akaba afitwe, ahubwo ukibaza impamvu ishobora kuba yarateye Rugaju Regan guhakana ko abo bana batatu koko ari abe. Ese hari indi mishinga yaba ari gupanga, yaba yumva igiye gukomwa mu nkokora no kuba afite abana, cyangwa se twavuga ko bamubekeye? Se nabyo hoya, ntabwo wapfa kubyizera. So n'indi amakuru menshi cyane rero ari kuvugwa hagati ahangaha mu gihe dutegereje ko basomerwa ibigendanye n'iburana ryabo, niba bafungwa iminsi 30 cyangwa se bataha, n'ibindi turahari, turi tayari kubikurikirana. Ako ni akaciyemo katari kavuzwe cyane, ariko mwibanga rikomeye bucece, ibyo nabyo bikaba byamaze kugera hanze.